Reka nongere mbasuhuze cyane mbonero kandi kubifuriza igitondo cyiza kuri mwebwe mwese abatwumva mu masaha ya mu gitondo. Turano kandi kubifuriza igicamunsi cyiza kuri mwebwe mwese abatwumva mu masaha ya nyuma ya saa sita. Mbahaye ikaze rero aho mutwumva muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, ndetse namwe mutwumva muri ku yindi migabane igiye itandukanye. Reka mwese mbahe ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe hano kuri Jeune Official. Hanyuma kandi mbabwire ko tugiye kubagezaho amakuru cyangwa se tuje muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa gatanu tariki 6 tariki 7 z'ukwezi kwa 10 kwa kabiri. Tukaro tugarutse kugira ngo n'ubundi tubagezeho amakuru agezweho, ariko akaba ari amakuru tugiye kugenda n'ubundi nk'ibisanzwe twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero yo muri iki gitondo nyemera nkubwire ko n'ubundi na amakuru akomeye cyane tubazaniye, ni byinshi cyane, ariko no tukatugiye kugenda twibanda kubikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ku rugamba rukomeje kubera hehe hano muri Sud Kivu. Hanyuma kandi tuze gusimbukira no muri umujyi wa Goma, naho tubabwire uko ibintu byifashe. Turahera ku murongo kuko ntago nshaka kugira ngo hagira akantu na kamwe kagucika kuri aya makuru mbazaniye, kuko na makuru mashya utasanga ahandi hantu. Muri aya makuru yacu munyemerere mbabwire ko ku munsi w'ejo tayari ubwo twamaze guhera hano muri Sud Kivu. Ku munsi w'ejo, mu ijoro ryo ku munsi w'ejo, abarundi bohereje abasirikare benshi cyane, bakaba bamaze kubohereza hehe, babohereje hano muri Sud Kivu. Abasirikare b'abarundi ntabwo bamanutse bonyine hano muri Sud Kivu, ahubwo bamanukanye n'abasirikare b'aba South Africa, abatanzania bo twababwiye aho baca hano muri Tanganyika mpaka bageze hano muri Sud Kivu bifashisha inzira z'amazi, ariko ibikoresho byabo byo bikaba bica n'umundi hano mu gihugu cy'u Burundi. Nuko ngo ibyo byose ni ibimenyetso biri kugaragaza ko hano muri Sud Kivu hagiye kuba urugamba rukomeye cyane, rwa rugamba bita indimbura, rwa rugamba rwo ku rwego rwo hejuru. Nkuko amakuru arimo kutugeraho cyangwa se hatugezo turimo gukura cyangwa se turi gukesha imbone zacu ziherere hano muri Sud Kivu, ndetse we na hano muri kino gihugu cy'u Burundi, nuko abasirikare igihugu cy'u Burundi cyahohereje ngo bari hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 12. Ubwo urumva doke aho imbone zanje cyangwa se drone zanje babanyuzeho, bo bareba umurongo cyangwa se bareba ingano yabo bantu, ntago bigeza barango 1 2 3 barangije bakora icyo twakwita mu byukuri twava ngo bakora icyo bita kugereranya. Baravuga ko hoherejwe hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 12. Muri abasirikare ngo hakaba harimo n'abagabo cyangwa se n'abasirikare ba South Africa, nabo bakaba bamanukanye n'izi ngabo z'abarundi, aho bamanutse berekeza he hano muri Sud Kivu. Ngayo nguko amakuru aravuga ko aba basirikare baje bayobowe n'uwitwa ngo ni Posi ya Hakizimana. Uyu musirikare niwe uyoboye aba basirikare cyangwa se iyi tafoke ya 22, kuko iyi batayo cyangwa se amabatayo yaje cyangwa se iki cyiciro cyiswe ngo ni tafoke 22. Ndabona rero hano umutipe yanditse ngo bura ngo bari muri batayo nka 2, ariko ntekereza ko aba basirikare baramutse bishize hamwe barenga batayo zigera muri 2 muri 3, ariko bitewe nuko mu byukuri bipanzwe iz'abarundi zonyine ngo ziri buze kwa zigera muri batayo zigera kuri 3. Ubwo abandi urumva nabo mu kibindi bihugu cyangwa se katwa ni South Africa, ariko rero ngo abarundi baraza ko bari muri ni bato zigera muri 3. Izo bato 3 roza abarundi zo, imwe ikaba iri bujya ahantu bita za Karehe, indi ikajya ahantu bita za Kavumo, indi ikaba iri bwerekeze ahantu bita Kamanyora. Ngaho rero aho ingabo z'abarundi zigiye kwerekeza, izi bato zigera kuri 3 z'abarundi ziri muri aba basirikare bamaze kuza hano mu gihugu hano muri Sud Kivu. Urugamba rugiye kuba urugamba, ndakubwiza ukuri, urugamba rugiye kwaka. Ibimenyetso biragaragaza ko intambara noneho igiye iraza kuba ari intambara iri ku rwego rwo hejuru, ifite tension. Bitewe n'iki?
ndaje nkomeze mbahe ibimenyetso bibereka ko urugamba rugiye kubera hano muri Sud Kivu rushobora no kuba ruruta urugamba twabonye cyangwa se intambara twamaze kubona hano muri teritwari cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru mu materitwari agiye atandukanye. Ndavuga teritwari Masisi, teritwari Rucuro, teritwari Nyiragongo ndetse na hano muri za Rubero yewe tutirengagije na Warikare. Impamvu ndi kuvuga ngo urugamba rugiye kubera haruraza kuba ari urugamba rukomeye cyane dore niyi. Nukuvuga ngo muri South Africa cyangwa se muri izi ngabo za South Africa narabibabwiye mu minsi yashize ndababwira ntibarimo kohereza ibikoresho byinshi cyane bakabyohereza hano ku kibuga cy'indege cya hano za Bujumbura cyegere hano Bujumbura ku kigo bita ngo ni Kagakumbu. Iyi Kagakumbu ni ikigo cya gisirikare cyegeranye n'ikibuga cya Bujumbura. Prito n'ikibuga cya n'umujyi kiri hano mu mujyi wa Bujumbura. Hakaba rero harimo ikibuga kiri hano hafi n'iki kigo bita ngo ni Kagakumbu. Niho rero ibyo bikoresho biri koherezwa. Urumva begeranye n'ikibuga cy'indege, indege ziri kurutsa ibyo bikoresho zarangiza no bagahita babijyana muri iki kigo. Muri ibyo bikoresho barimo kohereza my friend muri ibyo bikoresho barimo kohereza, ngira ngo ubushize rero nababwiye ko mu bikoresho boherezaga harimo ibifaru by'aba South Africa byo mu bwoko bwa Nyara. Ubu rero ibintu byamaze guhindura isura. Mu bikoresho South Africa bari kohereza harimo n'indege zo mu bwoko budasanzwe, donc indege z'intambara. Mu bikoresho bari kohereza South Africa harimo n'ibikoresho cyangwa se harimo n'indege z'intambara, nazo zikaba ziri kuzanwa hano muri iki gihugu cy'u Burundi, zikaba ndetse ngo zigomba kwifashishwa hehe hano muri iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hano muri Sud Kivu, muri urugamba rugiye guhuza ibi bihugu byombi. Mu makuru rero mfite atariho ivumbi, Cyril Ramaphosa ni perezida w'iki gihugu cya Afrika y'Epfo yamaze kwemeza ko nawe agomba kuba ari mu nama ya SADC igomba kubera hano muri Tanzania. Deja uyu munsi iri butangire minisitiri nibo bari butangire. Cyril Ramaphosa yamaze kwemeza ko nawe iyi nama agomba kuba ayirimo. Uyu munsi na minisitiri bari butangire, ejo abaperezida nibo bazahura ubwabo. Ni inama igiye guhuza SADC ndetse na EAC. Mbibutse ko ibihugu bya EAC cyangwa se EAC ni ibihugu bya Afrika nyine za hano za Afrika y'Uburasirazuba cyangwa se hano muri aka gace muri intara duherereyemo, harimo igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Sudani y'Epfo ndetse tutibagiwe n'igihugu cya Kenya. Ibyo nibyo bihugu bigize uyu muryango wa EAC. Urumva ni ibihugu byo muri aka karere, ari nako karere twavuga ngo karimo intambara muri iyi minsi. Ubona ko iyi ntambara rwose irimo iraba, akarere rwose karimo kugerageza kugira ngo barebe ko bacururutsa cyangwa se bahosha iyi ntambara iri kubera muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nitujya kuri SADC murasangamo South Africa, Tanzania murayisangamo naho irimo, muze gusangamo ibihugu nka za Malawi, muze gusangamo ibihugu nka za Zimbabwe, muze gusangamo ibihugu, donc ibihugu byinshi biri muri iki gihugu muri uyu muryango wa SADC. Hakaba rero harimo n'igihugu cha RDC no muri EAC irimo, donc ni ibihugu gihure muri iyi miryango yombi, nkuko no gihugu cya Tanzania nacyo gihure muri imiryango yombi. Rero baricara, ngira ngo ni inama ishobora kuzaba ikomeye cyane nkurikije uburyo ki iri gutegurwamo n'abaperezida bagomba kuyetendinga. Ni inama ishoboka ko igomba kuzaba mu by'ukuri ikomeye ku rwego rwo hejuru. Ariko witwa Cyril Ramaphosa yavuze ngo mbere yuko mu by'ukuri nyuma yuko iyi nama izaba imaze kuba, ngo nibwo azafata icyemezo cyo kuvana ingabo ze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nizi nyine ubwo arimo arategura, ngo nibwo azahita azivana hano muri iki gihugu cyangwa se hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkibaza nti ese Cyril Ramaphosa ko iyi nama mu gihe itaraba arimo kugenda adeployinga cyangwa se arimo kohereza ingabo nyinshi hano mu gihugu cy'u Burundi ziza hano muri Sud Kivu, uyu mugabo yabateganya ko hari imyanzuro yiteguye ko igomba kugaragara hano muri iyi nama ya SADC na EAC. Ibyo bintu bitagerwaho agatangiza intambara cyangwa se urugamba agahita yinjira mu mirwano mu buryo bweruye.
mbibutse ko aba bagabo witwa Siramafoza Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania ni ibihugu biri guporopoza kuba byarwana ariko bikarwana bitakiri mu muryango wa SADC, ahubwo bakarwana nk'abamiliseneri. Nimvuga miliseneri mwumve bwa buryo igihugu cy'u Burundi kirwanamo, kuko urabizi ko cyari cyaje mu butumwa hariya bwa EAC, hanyuma kiza gusiga gitereranye EAC ivuyeyo cyo gisigarayo kiri kurwana. Nkibaza rero niba ari nako ibyo bihugu bigiye kurwana nyuma yuko ibindi bihugu bya SADC byo byamaze kuvuga biti twe ntabwo tukiri muri ibyo bintu, ntabwo twabijyamo. Iyo ntambara ni y'abanyagihugu, bagomba kukirangiriza izo ntambara agomba kuzirangiriza ku giti cyabo kwikubitiro. Ndetse na Malawi ngo ikaba yaramaze kumva ibyo bintu, aho yo yahise isaba commander in chief cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo hano muri iki gihugu cya Malawi, yaramaze gutegeka commander ufite izi ngabo za Malawi hano muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu butumwa bwiswe ngo ni FARDC, abategeka ko ngo izi ngabo zabo bazivana hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakazicura. Yabasabye doke kwizidorowinga cyangwa se gusubira inyuma. Yari basabye ravuga ati musubira inyuma. Ibironi naho ndi no guhera nkavuga ni kigaragara cyo niba uyu mugabo avuze ati ngabo zabo zo nizisubireyo, biragaragara ko South Africa ndetse na Tanzania bagiye kurwana kimiliseneri. Ariko witwa Siramafoza we yavuze ati kugira ngo ibintu bigende neza nuko njewe rwose kugira ngo ingabo zanjye zivemo ngomba kuzabikora nyuma y'iyi nama igomba guhuza EAC ndetse na SADC. Iyi nama rero ikaba iri butangire uyu munsi, ikaba iri bubere mu gihugu cya Tanzania. Gusa ariko kuri uyu munsi akaba ari abaminisitiri b'ibihugu byose nyine biri buze kuba biteraniye aha, hanyuma abaperezida bakazaterana ku munsi w'ejo. Izi ndege ngo zirimo kuzanwa, urumva ko urugamba rugiye gukomera. Navuga kuri kote ya M23 twabonye mwifotoreza kuri Sukoye. Iyo Sukoye mushaka mwashaka abantu bazi kurepara cyangwa se bazi gukanika. Bakayiryamaho yaba ijoro ryose, yaba amajoro abiri, yaba iminsi ibiri, bakayicaro bakababwira ko iyo suko yamaze gukora. Mwarangiza mugashaka umutekinisiye mukamenya ko urugamba mugiye kurwana rurimo none n'indege za suko cyangwa se indege z'ubwoko bugiye butandukanye. Urumva ko South Africa amaze kumanura igikoresho, mugomba kuba maso mugakoresha ibyo bikoresho babasigiye aho, ndetse byaba ngombwa ubikibuga muragifite mukavangamo n'ibyanyu mukagura ibindi, kandi ubwo bushobozi murabufite ndabizi neza. Mwana kwikopesha bitewe n'ibice mufite n'ibyo muri kugenda mufata. Mwana kwikopesha n'indege ari ku rugamba, namwe no tukababona muzamura indege. FARDC mukayicanganyikisha, abatasi babo mukabongerera akazi, bakazajya bavuga bati M23 izamuye Sukoye cyangwa se noneho izamuye kajugujugu yo mu bwoko budasanzwe. Nabo bagacanganyikirwa bakamenya ko urugamba ari urugamba. Noneho kareba ngo barirukanga. Abatanzania n'iziseze n'aba ba South Africa ntago barwana ahantu hari indege muri kubarashishaho indege. Indege ziri kubaripuraho ziri kubata ikintu bitazanya mu gigima. Ntago barwana ndakurahiye. Ntago barwana ndakurahiye. Nugwita bagengwa bakiruka. Aba ba South Africa rero ndetse n'abatanzania kugira ngo mumenye ko bari seriye mu byo bari gukora, nubwo mutari kubiha agaciro, nubwo kuri kota M23 ibintu mutari kubiha agaciro. Sinzi muri politiki yanyu cyo murimo guteganya ndetse no mu buryo bwa gisirikare cyo muri guteganya, ariko kugira ngo mumenye ko bari seriye, mu makuru mfite namaze kwakira nkura muri drone zanjye yizewe 100%, kugira ngo mumenye ko ibyo ndi kubabwira ari byo. Abantu benshi bari bazi yuko kubera yuko ngo iyi SADC yamanitse amaboko mwayigiyemo murayicakaza muyinjiramo nyine murayisuzuma murareba, ariko ntabwo ibyo bintu murabikora. Ariko kutabikora kwanyu munyemerere mbabwire ko muri hano muri SADC muri bigo bya za SADC hano mu mujyi hano muri Zagoma ngo hihishemo ikintu cyitwa abayobozi ba FDLR benshi ndetse n'abayobozi ba FARDC, izi abacommanders ubwo reka bari ko mbivuga ntavuga abayobozi abantu bakumva mabicisha sa. Donc n'abasirikare bari bayoboye urugamba hano muri uyu mujyi wa Goma ba FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC bari bayoboye urugamba hano muri Goma.
nyuma yuko M23 yabokeje igitutu, babura ikirere, babura n'amazi, babura aho banyura. Mugenje nari niteze ko iyi binika nibamara kuyifunga bo bari buhite bazigengwa cyangwa se buhite baza bagahungira hano mu Rwanda, bakaba bo wisdrowingira tukabadezaruma. Ntabwo bigeze bakora icyo gikorwa, ahubwo bahise bahungira mu kigo cya SADC. Iki kigoro kikaba kibarizwa hehe? Murabizi kimwe kiri hariya ahantu bita mu Bambiro. Hano mu Bambiro ngo harimo aba FDLR benshi cyane. Ibyo ntago mwari mubizi, ariko nge ndabizi, amakuru mbanyafite. Benshi cyane aba FDLR benshi cyane hano mu Bambiro, hano muri SADC. Nubwo ni mugende mu basake, ni mudasanga barimo, mumenye ko fighter rwose nge ntazi gucukumbura amakuru. Nje amakuru mbanyafite ahantu hose, aramba mfitemo drone, mbafitemo drone mu bice byose rwose, mbafitemo imboni. Sorry. Kugira ngo umenye ko ibyo ndi kubabwira ari ukuri. Mwijoro ryashize uwitwa Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa M23 mu bya politike. Uyu aramenyerewe cyo rwose, abantu benshi bamaze kumumenya. Iyo uvuze umuvugizi wa M23 amatangazo menshi abaremere cyane ni uyasohora. We ubwe yasohoye itangazo rivuga ko yasohoye itangazo rivuga ko abinyuje ku rukuta rwa X ko ngo hari abarwanyi MONUSCO yarekuye ba FARDC ndetse na FDLR barenga hafi 100. Nyumvira nawe urwo ruhuririkane. Ibi babikoze nta nubwo ari kera, nta nubwo ari iminsi 3, nta n'iminsi 5 irimo. Bamaze kubarekura ni muri cya kigo, kandi murabize ejo bundi mfata ikiganiro hari barimo kuvutaha ba MONUSCO, barimo gutaba MONUSCO, barimo kuva hano banyura mu Rwanda bajyana bita za Buniya. Narabibabwiye ndavuga nti iyi MONUSCO ntariko buriya nendaga no kukibabaza iki kibazo. Nabaza ntariko hanga mu bigo byabo nta FDLR bahishemo na ntuzo. Bidaciye kabiri urumva ko Mukanya Lawrence Kanyuka mu masani mugoroba yasohoye itangazo rivuga ko ngo aba ba FDLR ngo basigayemo hariya, ngo MONUSCO iri harango yabarekuye. Ku buryo ngo M23 ngo yafashe abagera kuri 4. Aba bane rero yafashe, wenda reka mpite ninjira muri ritangazo neza kugira ngo tubisome cyangwa se tubyinjiremo neza. Burya biba byiza tubirebye neza. Reka mbibabwire. Yafashe abasirikare bagera kuri 5. Muri abo basirikare 5 harimo 3 ba FARDC n'abandi basirikare bagera kuri 2 ba FDLR. Abarongo bakabara barekuye kugira ngo bajye kwica iki abaturage hano mu mujyi wa Goma. Muracyaba bembereza. Aba nibo bazana bakoraho, kuko murabizi neza ko nje ejo no mu kiganiro nabahaye ejo bundi turi live hahandi ku Kivu, murabyibuka nababwiye ko bari gukora kuri kote ya FARDC ndetse na FDLR, bari guhamagarira, bari gukangurira mu by'ukuri izi ngabo zagiye zikuramo uniform yaba hano mu mujyi wa Goma n'ahandi hose zihunga urugamba, bari kuzihamagara bakazisaba kuba zagaruka ngo bakongera bakiyegeranya kugira ngo bahangane n'umwanzi. Ibi ndetse mu by'ukuri bikaba biri kubera ibikorwa twabwiye ibice biri kuberamo. Hari biri kubera hano muri za Rusayo, hari biri kubera za Bukombo, ndetse no mu zindi axes zigiye zitandukanye yo hejuru nyine muri amashyamba ahantu M23 itajibasha kugera, itagikunda kugera. Yahagerera bibasha ariko ntabwo igikunda kugerayo. Ntekereza ko rero n'aba basirikare MONUSCO yarekuye niyo bagiye, ndetse n'abangaba bari muri SADC niyo baramutse bumvishe iyi video babatanze kuyumva bakamara kumenya ko maze kubaraburiza, birashoboka kuba FARDC cyangwa se iyi SADC igiye kubohereza bakajya iyo ngiyo. Urumva harimo n'abayobozi ba FDLR. Bwari uburyo bwiza bwo gutangira no kuranura cya kibazo cya FDLR mufata n'aba bayobozi bayo. Ariko byose nimwe mugomba kubigiramo uruhare. Nimwe mugomba rwose kubigiramo uruhare.
hanyuma rero ku munsi w'ejo hari ahantu banyeretse ngo habaga abantu mu mujyi wa Goma, habaga abagabo b'abagome by'umwihariko hano mu mupaka, ngo warambukaga ngo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bakakujegeza doke ngo bakagucurika n'igikoroto cy'icumi bakakigukuramo bakagusiga nta kintu ufite. Abagabo noneho doke ikintu cyansekeje babanyeretse ngo dore ni bariya bose, nagiye kureba nsanga biyambariye aka kantu, bari bambaye aka kantu kurya ro bamaze kubanduza akababwira ngo igihugu cy'u Rwanda ngo nicyo ngo gifasha ayo 23, barumva ko nyine ngari u Rwanda ruri mu mujyi wa Goma, none bahisagura udupira twanditseho visit Rwanda nitwo bambaye gusa kugira ngo bagaragaze ngo ko nyine ngo doke ngo bakunze ngo abarwanda phone. Urumva ejo umugabo yambwiye atabari uri kureba hariya ati nta wahanyuraga ndakurahiye. Ntabwo byoroshye mwabantu. Hari biri kwera mu mujyi wa Goma, weho wabona ugaseka. Igihugu abantu bamenyereye kuzira ubusa, hari bamenyereye guhohotera abandi. Kuba rero icyo gikorwa cyangwa se ibyo bintu byahagaze, barasa naho nyine hari ibintu byicura bundi byarangiye, bari kumva badafashe neza, batameze neza. Muzamenyera kubaho mu buzima bwa giturage, mutarya iby'ubusa, mutagira mute. Ibyo ndabibabwiye. Kandi abantu mwibwira ngo 23 izava mu mujyi wa Goma, mu byibagirwe. Nabibabwiye ni 23 kugira ngo igere muri uyu mujyi wa Goma, guturuka Bunagana mpaka ukagera hano mu mujyi wa Goma. We hari amaraso, hari ibitambo by'amaraso byamenetse by'abana b'abakongomani, ku buryo iramutse isubiye inyuma ndakurahiye ntabwo yazongera, ntiyazongera no kubona umufana igihe yazavugira ngo irongere ngirubuye. Donc nta numwe azongera kuyumva. Ubwo noneho yabisibye burundu ava kuri byane ngo ni SNDP ngigarutse ngare mu 23. Ibyo byo byabirangiye burundu, byabirangiye pe. Ariyo mpamvu rero M23 ko byagenda kose irimo irarwana icyo bita umuhenerezo, ikarwana kandi intambara zigera mu buryo bubiri. Kuri kote ya parti politique barimo kugira ibintu banoza kugira ngo mu by'ukuri bataza kwisanga Gisekedi yabataye mu makosa cyangwa se mu bindi, ariko ku rundi ruhande bakanarwana nyine n'izi ntambara zirimo amasasu n'ibiki byose. Ndimo ndateganya kujya hano muri Sud Kivu, ndetse uyu munsi nge ngomba kugera, nshobora kurara ngeze cyangwa se nkarara njya za Sud Kivu. Iri nibanga mbibiye. Impamvu ritakiri ibanga bivuze nuko nzi ko hari abantu benshi duhagurukana tubana hano ku rubuga rwanjye rwa Jeune Official nkunda cyane. Hari abantu tubana hano ku rubuga rwa Jeune Official mujya mugira gutya rwose mugahagurukana nanjye mu buryo bwose bushoboka, yaba amazi n'iki byose na transport mukanshigikira. Niyo mpamvu rwose mbabwire cyangwa se mbamenyeshe ko uyu munsi tugiye gukora urugendo, tugiye kwerekeza muri Sud Kivu. Tujye kureba kuko ya 23 iragerereje ikibuga cya Kavumu. Barakubwira ko ngo igeze mu birometero bingahe, mu birometero 40 kugira ngo ibe igeze hano za Kavumu. Ndagira ngo mbibutse ko kuva hano ku kibuga cy'indege Igoma ukagera hano za Kibumba hari ibirometero 27 niba 27 ntabwo birimo, ni 22 gutyo. Ariko urwo rugamba yarurwanya umunsi umwe ihita igera ku kibuga cy'indege Igoma. Ururo ni urugamba bashobora kurwana babyishizemo. Kuva muri birometero 40 ukagera hano za Kavumu harimo nibura urugamba rw'iminsi 2. Niyo mpamvu mpagurutse nona, kuko njemba mfite amakuru y'ubwinu cyangwa se amakuru adasanzwe, kandi n'ibimenyetso mwatangiye kubibona. Mukanya gatora urenze kanyuka mu ijoro ryashize nabwo yari irindi tangazo avuga ko ngo za ndege noneho ngo zakoza amarorerwa, kuko ngejo bagiye kuzirashisha ahantu bita za Nyabibwe. Izi ndege zasukwe ngo bayirashishije za Nyabibwe ngo zihitana abasivile, ngo harimo n'umwana w'uruhinja. Ibi ni ibimenyetso biri kugaragaza ko iki kibuga nacyo bari kwifashisha. Rero nacyo ubwo kirageraniwe cyane iki kibuga. Iki kibuga bipfe bipfuke, iki kibuga nacyo kiri mu bibuga M23 igomba kugira ute, igomba gufunga.
igomba gufunga bitewe n'iki, bitewe n'uko FARDC bari kukifashisha bagahagurutsaho indege, barangiza rero bakajya kugira ute kubombarida cyangwa se kurasa mu baturage. Aba barundi rero bari buzamuke, bari buca ahantu bita ngo ni CV, bazamukira ahantu bita za Ovira, bahita bajya muri twa duce dutatu nababwiye. Batayo imwe irajya za Karehe muri uyu muriro, ahantu hari umuriro, aha abandi bageza Kavumu, naho abandi bageza Kamanyira. Ndakubwiza ukuri hano urugamba rugiye gushya. SADC rero mu butumwa bwabo bwa DRC cyangwa se South Africa, nabo ubwo urumva bamaze kwipanga umurimo n'ipfunwe n'ikimwaro. None ngo bararwana icyo bita umuhenerezo, nabo ngo bari burwana umuhenerezo kugira ngo bereke uyu mutwe ngo wa M23 ko mu by'ukuri ari igisirikare cyangwa se South Africa ngo ifite igisirikare gikomeye, ngo biteguye kurwana, ndetse ngo bakajya kubahoza izi ngabo zabo ziri hano mu mujyi wa Goma, zazengurutswe ziri surrounded hano mu mujyi wa Goma. Urugamba rugiye kuba urugamba my friend, urugamba rugiye kuba urugamba. Niba utarakanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana, hari byinshi uzajya ucikwa, hari amakuru menshi uzajya ucikwa hano mu by'ukuri muri Sud Kivu, aho tugiye kuba twerekeza kamera zacu, aho tugiye kuba duteretse studio, tugenda tureba uko ibintu bizajya biraba bimeze. Nukuvuga ngo rero mu makuru menshi ndimo ndagenda nakira n'amakuru hano muri teritwari ya Rubero. Aya makuru akaba arimo aragaragaza iki? Arimo aragaragaza ibimenyetso nuko na Rubero centre, ubwo ni Rubero ku zone, aha naho ibintu byahindutse, byabaye ibindi. Byabaye ibindi kuko mu minsi mike dushobora kuza tubabwira ko hano muri Rubero centre nayo M23 yamaze kugira ute, yamaze kuhafata. Aya ni amakuru y'ubwino mbambaha mutasanga handi hantu. Iyi Rubero zone ndayisubiramo, iyi Rubero zone vuba hanga mushobora kumva nayo yamaze kugira ute, yamaze kuba tombe. Nukuvuga ngo wenda aha tuzahagaruka n'ubundi igikorwa cyagezweho cyangwa se begereje, kuko nyanzabibamenyesha. Reka ahubwo duhite twinyarukira twigira hano muri Sud Kivu ariho tuguma, tukomeza kugenda tubabwira, kuko maze kumenya n'amakuru ko hano ngo iyo ufite hano kino kibuga cya Kavumu, ngo kugera noneho mu mujyi wa Bukavumu indani, kira ninzi uko iyi Kavumu inafatanye n'uyu mujyi cyangwa se n'umujyi wa Bukavu. Ariko Bukavu na Kavumu birahabanye, harimo intera. Ariko abaturage bahara muri Bukavu abenshi bari kwambuka baza hano mu Rwanda, abandi rero bakambuka bajya hehe, bajya mu gihugu cy'u Burundi. Abafite ifaranga ipinda nyine, kuko muri biriya bice harimo abaherwe benshi cyane bari kurira indege bakajya ndetse no mu bihugu bya kure. Donc nabo batangiye guhunga. Ndetse ikikubwira ko aho hantu habitoroshye cyane nuko wazarendo biriya barimo gupiya cyangwa se barimo gusahura. Iyo ahantu henda kuba urugamba, henda kuba tombe, ikibikubwira ibimenyetso bya mbere nuko batangira kugira ute, kugenda bari gusahura, bagenda basahura. Ibintu ntabwo byoroshye hano hantu, urugamba rumeze nabi. Muri iki gitondo rero nabwo urugamba ntabwo rwigeze ruhagarara. Amakuru arimo arangiraho nuko impande zombi rundi ziramukiye mu mirwano, ariko urugamba mwitega, mugomba kurwitega nibura kuva ku munsi wo ku cyumweru. Tuzaba turi tariki 9, birashoboka ko ari 9 kuko uyu munsi turi tariki 7, ejo ni 8. Yes, bizaba ari tariki 9. Aho mwitegure ko hashobora kuzaba urugamba rw'amasata, urugamba ruzaba rukomeye cyane. Ibintu biri hariya ntabwo byoroshye naka na gato my friend. Niyo mpamvu ndimo ndababwira nti kuri kote ya M23 mwitegure ko ibintu bigiye guhinduka, urugamba mugiye kurwana, kuko urugamba rubuze ko rurimo indege. Ibyo rero kutwereka rwose ko mwafashe indege ndetse n'ibifaru n'iki byose, ibyo bikoresho mu bishyiremo abakanishi vuba na bwangu, babyinjiremo, donc babiha umurongo. Noneho ubundi rwose
tube twagira gute tubone katurebe ndimo ndumva umuntu ari mpamagara rwose tubone rwose ibintu bigenda neza cyane yo rwose nabaretse ndi mu kazi nabaretse rwose nabe aretse ndi mu kazi nabe yihanganye atankura mu mavuta cyangwa se atankura rwose mu makuru akaba yanjyana out of content. Hanyuma nabibwiraga ni ibyo bikoresho M23 ni mu biconnect cyangwa se mu bikore vuba vuba bize ku rugamba. Hanyuma kubanga bw'ibyuma nabo rero badushira wa mutaramo hano za birere. Yes, allo. Waramutse neza Vincent? Waramutse. Yes, nkoresheje inimero wenda hari ushobora kuba utari buze kumenya. Ariko noneho ndashaka kugira ngo mu by'ukuri muri iki gitondo tukongera tuguhe ikaze muri studio turi mu makuru. Hanyuma sinzi niba naguha umwanya ntago ndibuze kukubaza ngo ndakubaza iki, ndagira ngo wapudetinge abantu ubabwire nibura mu by'ukuri amakuru wabateguriye muri iki gitondo. Twabateguriye amakuru menshi atandukanye. Ariko navuga ingingo z'ingenzi twaza kugenda tuyavugaho ingingo imwe kuri imwe. Ari by'umwihariko nifuza ko nibura twahera kuri ibi bintu biri gusohorwa cyangwa se biri gutangazwa na Lawrence Kanyuka, kuko ndabona rwose ibi mirimo ye cyangwa se akazi ke arimo aragakora neza. Hanavuga nk'amatangazo ari gusohora kuva ku munsi w'ejo. Urabizi ko Lawrence Kanyuka ashinzwe gutangaza amakuru muri AFC. Niyo mpamvu nyine yakwiye kubatangaza ibintu byose bifitanye isano n'urugamba barwana rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko M23 ikunda kubivuga. Aha rero itangazo yaritanze ku mugoroba abinyujije kuri Twitter yiwe. Ariko aza gutanga inyandiko mu gitondo. Yatangaza rero icyo yavugaga yuko umutwe wa MONUSCO uri muri Goma warekuye abicanyi bo muri FDLR ndetse na FARDC bagera ku 100 n'imbunda zabo. Bakajya kwica abasivile mu mujyi wa Goma. Yes, ibi nari namaze kubitangaza, ariko noneho ndagira ngo tugire icyo tubivugaho cyangwa se ikintu ushobora kuba wabisesenguraho. Ese iyi MONUSCO mu by'ukuri ejo bundi yagize irya irekura cyangwa se babaha n'inzira kugira ngo bagengwe bave hano muri uyu mujyi wa Goma. Ibi ntago byaba ari ibintu biri kugenda cyangwa se biri kugaragaza ko mu by'ukuri nubwo M23 bigerageza kugira ngo igaragaze ko ishaka gukorana nabo mu mahoro, ntabwo iyi MONUSCO ibyo iba igaragaza ko ntacyo ititaye kuri M23 ndetse n'abaturage. Ikingiki cyo mbona nuko MONUSCO ikomeje gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo babuze umutekano abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kubera yuko ubona ibikorwa barushaho gukora ni ibikorwa ubona bibangamira abaturage. Niba abasirikare ba FDL ndetse na FARDC bagera mu 100 bariromese, barangiza bakabaka imbunda ariko bakazi basubiza kugira ngo bajye mu basivile nta kindi bazi bagiye gukora ari ukwica abasivile. Ni bigaragaza yuko MONUSCO ikomeje umugambi nyine mubi wo gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubuza abaturage umutekano ndetse n'amahoro, cyane nk'uko byagiye binagaragara. Urabizi ko rimwe na rimwe Kinshasa yagiye ifatanya na MONUSCO guha imbunda aba FDLR. Hanyuma se ibi nanone MONUSCO ikaba ibikora ku nyungu za leta cyangwa se mu buryo bwo kwirwanaho kugira ngo irebe ko leta yabareka bagakomeza kuba hano muri SADC muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa n'ubundi mu by'ukuri ni kwa kundi bakorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro, kuko urabona harimo za FDLR mu bo barekuye, ni kwa kundi n'ubundi bakorana bakawenda bafite nk'ibyo iyi FDLR yaba yemereye MONUSCO. Uburyo bwo gukorana leta ya Kinshasa ntabwo ari uburyo bwo gukorana n'imitwe y'intwaro gusa, ahubwo biri mu mugambi wa leta ya Kinshasa kugira ngo babuze umutekano abaturage bo muri Goma. Urabizi yuko Patrick Muyaya yaherutse kuvuga yuko ngo bazakora ibishoboka byose bakisubiza agace ka Goma. Allo? We. Urabizi ko nani Patrick Muyaya ubugira ubutegetsi bwa Kinshasa yaherutse kuvuga yuko bazakora ibishoboka byose bakisubiza agace ka Goma. Ibi rero ntabwo MONUSCO iri kubikora kugira ngo ikorane n'imitwe itwaje
bakabikora mu buryo bwa leta Kinshasa ku mabwiriza yabo kugira ngo barebe ko ibyo basezeranyije abaturage bikabananira babasha kubikora bifashishije abo bantu bagenda babuza umutekano abaturage. Ariko ndakubwira ko bidashoboka kubera ko umutwe M23 urebye ukuntu bakajije umutekano mu mujyi wa Goma, ntabwo byaborohera ko bariya n'ibyo bifuza gukorera abaturage ukubagirira nabi babigeraho, kuko nk'ubu bamaze gufatamo batanu bafatana n'imbunda ariko bataragira icyo bakora cyangiriza abaturage. Birashoboka yuko rero n'abariya bandi basigaye 95 M23 iza kugenda itoragura umwe umwe ikaza kubarangizamo ikabajyana muri stade nk'uko twaje kubona abandi yagiye bajyanamo. Hanyuma ndagira ngo twigarukire sasa rero hano muri Sud Kivu. Urugamba hano muri Sud Kivu rurasa n'urwamaze kugenda rufata indi ntera, kuko ikimenyimenyi nuko Uburundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi nacyo none kera kabaye niba neva bamwongeye amafaranga sinzi, bongeye gutangira kudiporinga cyangwa se kohereza abasirikare hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu. Ari naho ndi kubona mu kanya gato buriya ngo hari abasirikare bambutse b'abarundi ngo bari gukabaka mu 8,000 ndetse n'ibihumbi 12 hafi aho ngaho. Ariko maze kumenya ko ngo harimo n'aba South Africa ibikoresho byo ngo yasutse hano, yasutse ikintu cyitwa igikoresho aho ndetse ngo n'indege zo mu bwoko bwa helikopteri, sinzi uko helikopteri cyangwa se izindege z'intambara za South Africa bazita za helikopteri, ariko ngo nazo yazisutse nkuko imbone yanjye iri hariya muri iki gihugu cy'u Burundi irimo kugenda imenyesha. Uru rugamba ntabwo ubona ko ari urugamba rushobora kuba rugiye kuba seriye? Ndabibona namenye yuko hari abasirikare bagera mu 10,000 z'abarundi bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo amabatayo 3. Ntabwo ari abarundi gusa, baravangavanze, harimo n'aba South Africa. Ubundi bavuga ko ari 12,000. Ariko abarundi bakari 10,000. Ibyo biri ari 10,000 rero byaba birenga batayo zigera muri batayo 3 zaba zirenga, kuko batayo buriya ibigizwe n'abasirikare bagera kuri 500 hagati ya 600 yo yakabije igera muri 800. Urumva ko ntabwo yaba ari batayo zigera muri 3 gusa, niyo mpamvu ahubwo batayo z'abarundi zirimo ni batayo 3, abandi ni aba South Africa. Ubwo rero urumva icyo bagamije ntabwo bagamije gushakira amahoro abakongomani, ahubwo bagamije gukomeza kubashyira mu mirwano, kandi M23 ubona ko irushaho kubatsinda. Arega Bwana Vincent, wenda mbivuze no mwijwi rituje, aba South Africa iyo barwana nk'abatarwanira iwabo, bivuze ngo n'uruhinjo bahuye narwo no kururasa ntacyo babibabwiye. Barwana n'abacashuro nyine, ntabwo barwana nk'abantu bari kurwana barwana n'abasirikare barwana nabo, ahubwo barwana n'abacashuro kugira ngo icyo babone cyose gihumeka bagihitane. Rero hano icyagaragaye nuko aba basirikare bavanze n'abarundi n'aba-South Africa bomokeye ku mupaka wa Gatumba, aho barerekeza muri za Uvira urabizi yuko hari leta itabaye cyane n'ubutegetsi bwa Gitega, bakomeza muri za Fizi, n'ubundi hari leta itabara nayo ikomeza guhangana n'ubu butegetsi bwa Gitega. Bamanuke bageze Karehe, bamanuke bageze Kavumu, bamanuke bageze Kamanyora, n'abandi bagende za Bukavu kugira ngo barebe yuko uriya mujyi utafatwa nk'uko M23 yagiye ikomeza bishishikariza abantu bayo ko igiye gufata uriya mujyi kugira ububohore. Nanone bakagira ngo barebe yuko barinda kiriya kibuga cya Kavumu, kuko ubu ngubu cyasatiriwe cyane n'ingabo za M23, kugira barebe yuko batahafata maze babashe kongera kubasha gukontorora ibice byose bya Sud Kivu, noneho bakomeze bazamuke barebe ko nanone Kivu bazayambura umutwe wa M23. Ubwo se ibi bintu twavuga ko iki cyifuzo cyabo kiri buze kugerwaho? Nebye uburyo urugamba M23 iri kururwana, abigeranya nuko FARDC iri kururwana ufatanya ibikorwa bayo, igaragara yuko n'ubundi bazakomeza gukubitwa inshuro nk'uko n'ubundi mu minsi irangiye byagiye bigenda. Kuko ngo iyo abasirikare ba M23 bageze imbere ya FARDC igenda ikinyuma. Hanyuma abangaba bagasigara bakisanga bari bonyine, bakazamura ibitambaro by'umweru, abatazamura ibitambaro by'umweru basigara nyine ari imirambo. Urabizi cyane cyane abarundi nibo batazamura ibitambaro by'umweru, nabo ahasubirayo mbarwa.
hanyuma twabonye mu by'ukuri twabonye hari ubukangurambaga buri gukorwa na FDLR ndetse na FARDC bwo guhamagarira abasirikare bari barakwemo imyenda hano mu mujyi wa Goma n'ahandi hajya hatandukanye aho bari ngo kuba bakongera bakaza bakiteranyiriza hamwe bagafatikanya kugira ngo bongere barebe ko bakwigarurira uyu mujyi wa Goma. Ibi bikorwa bikaba bimwe twavuze ibice harimo za Rusayo, za Bukombo ndetse yewe doki ibice byose hano muri parike ya Virunga niho barimo kugenda biyegeranyiriza. Ibi ngibi M23 iramutse itabihoshoro urabona ntawe bitagira ingaruka mbi kuri uyu mujyi wa Goma ndetse no ku baturage bawurimo. Niyo mpamvu ubona uretse kanyikaso itangazo avuga yuko MONUSCO yagize ibikorwa by'ubwicanyi mu mujyi wa Goma kubera yuko ari kuri aba FDLR ndetse n'aba-FARDC. Yani bikwereka yuko rero M23 yabaye maso kugira ngo uwo ari we wese wabasha guhungabanya umutekano w'abaturage mu mujyi wa Goma imufatire ingamba zifatika. Ni nayo mpamvu wabonye yuko yagiye deployinga abasirikare batandukanye mu duce dutandukanye haba nka za Busayo, za Butembo n'ahandi. Ariko impamvu je wenda binarimbi vugarutseho nuko tuzi ko izi ngabo zo zijya zirasa zititengo hari abaturage none baze ziri kurasa mu mujyi wa Goma zabikora nyine. Ariko M23 nk'uko yanabivuze na guverineri wa Nord Kivu yabivuze bo bari gukora ibishoboka byose kugira batrakinge abo bantu bihishe, batrakinge abo bakorana nabo maze babashe kubafata kugira ngo babigishe basubire mu buzima busanzwe bere kuba bahungabanya umutekano wa rubanda. Kandi nyine nk'uko bivuga baramutse batabibyitayeho ngo babafate babashakire ingamba zifatika umujyi wa Goma kibaniro ugasanga ugiye kongera kuba nk'uko abazarendo bari barurimo byari bimeze. Hanyuma twihute cyane wenda hita unatwinjiza ku byo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku munsi w'ejo yatangaje. Uyu Roni Bahati niki yatangaje warugikijeho uvuga amagambo akomeye yavuze ku banyagihugu cyangwa se ku bari ku ba Kivu y'Amajyaruguru icyo agiye kubakorera niki uyatangaje mu by'ukuri? Bahati yavuze yuko abafite inshingano itambere ashyize imbere ari uko agiye kwita ku mutekano w'abaturage. Agiye kwita ku mutekano w'abaturage kame. Aravuga ati guverinoma ya Kinshasa ibona yuko itsinze kuva mu mujyi wa Goma yarekuye ifungwa nyinshi cyane zirenga 4,000 zari ziri muri gereza ya Munzere. Iyo video twarayibonye. Ati kandi abo ngabo ni abanyabyaha kabombo bari mu giturage kugira bagirire n'abo baturage. Ati cyo turi gukora rero ubu ngubu tugiye kujya mu nshingano dutangira ingamba zo kubashakisha kugira ngo twongere tubasubize aho bari bahanirwe ibyo bakoze batangiza umutekano w'abaturage. Ese ibi bintu ntago byaba ari politike ubu twavuga ko guverinoma yabarekuye cyangwa abasoroviye bari bashinzwe kubarinda aba barabonye bikaze bariruka nabuzo izi mfungwa nazo ziboneraho guhita zicika? Urumva nyine nk'uko bivuga ni politike ariko iyo ushinzwe kurinda abantu wabona bikaza kwiruka ubu bahaye uburenganzira bwo kugenda. Ikindi avuga yuko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bari batuye muri Nord Kivu ahungiye mu bihugu bitandukanye Uganda, u Rwanda ndetse n'ahandi bongere bagaruke gutura mu butaka bwabo. Ikindi avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira abaturage babashe gukora babone ibibatunga kugira ngo umutekano urusheho kuba mwiza nuko abaturage bazaba bafite ibibatunga. Agaruka ku byerekeranye n'amacakubiri yuko azakora ibishoboka byose amacakubiri agacika ibishingiye ku moko ibishingiye ku cyene wabo n'ibindi byose byatuma abaturage batabana neza. Muri rusange yibanze ku bintu bitatu: yibanze ku mutekano, yibanda ku miyoborere myiza ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Arangije avuga nanone ku byerekeranye nuko abaturage bazajya bagira uruhare mu bibakorerwa. Hanyuma usigaranye iminota nibura twavuga ko usigaranye iminota igera kuri 4 yonyine. Tubwire amakuru yose cyangwa se izindi update wateguye zose hita uzivugira icyarimwe kugira ngo bigendane n'iminota yawe utaza kugenda gake gake uzi kugifite iminota myinshi. Nibyo izindi update zihari nuko hari imirwano ikomeye mu gace ka Bushushu
aho ni muri teritwari ya Karehe muri Sud Kivu, aho umutwe wa M23 warahanganye bikomeye na FARDC ndetse n'abambari bayo. Iyo mirwano ikaba yaraje ikurikira yari yabereye mu mudugudu wa Nyamukubi. Ariko amakuru avuga yuko inyashyamba za M23 zarangiye zigaruriye umudugudu wa Bushushu. Noneho nyuma yuko zari zimaze gufata agace ka Mukubi zorekeza ahitwa Rushebere. Sosiyete sivile kabivuga yuko Rushebere hegereye agace bita Ihuve. Ihuve ukaba uzatira santere ya Karehe. Ahangaha bikaba bivugwa yuko iyi santere ya Karehe naho ubona ko iri mu maboko ya M23 kuko igisirikare cya FARDC cyari gihari cyataye ibirindiro kikagenda. Yes, cyataye ibirindiro akoze cyane ako kantu navuze wenda ntabwo nibutse no kubibwira abantu nuko M23 na santere ya Karehe donc Karehe ku zone naho ubu harimo haragenzurwa na M23. Hari haragenzurwa na M23 nyuma no kongera gufata kandi gace bita Katana. Katana ikaba yegereye ikibuga cy'indege cya Kabumu cyane kuko harimo ibirometero 40 gusa. Rero guverinoma ya Bukavu ikaba yavuze yuko mu by'ukuri ikibuga cya Kabumu cyugarijwe. Babona yuko gishobora gufatwa, ari nayo mpamvu ubona abantu barundi n'aba Afrika y'Epfo batangiye kugira ngo barebe yuko bakora renforcement y'ingabo za FARDC zari zihari babashe gusubiza inyuma M23 n'ifata kagace. Andi makuru ari nuko nkuko byakeza na uretse kanyuka. Yavuze yuko FARDC ifatishije Sukoye 25 irasa ahantu hatuwe cyane muri Nyabiruke. Adapfa abaturage bane b'abasivile ndetse n'umwana w'uruhinja nawe byaje kurangira hasize ubuzima. M23 ikabivuga yuko ibyo bintu itazabyihanganira byo kwica abasivile ndetse n'abana biri gukorwa na leta yacisha. Ibi kandi bikaba ari n'ikimenyetso kigaragaza ko buriya ishobora guhita izingira iki kibuga. Andi makuru rero nanone nuko Cyril Ramaphosa perezida wa Afrika y'Epfo yatanze icyumweru cyo kunamira abasirikare 14 baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanganye na M23. Avuga yuko kandi azitabira ibiganiro bizabera Dar es Salaam byo gushakira ibisubizo hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amagarira impande zihanganye yuko zakwiye kujya mu biganiro zikurikije processes ya Rwanda. Avuga ko iyi processes yazamufasha gutuma abasirikare biwe bataha bava mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu batahemye kumugaya no kumunenga ko ibyo yakoze bitari bikwiye. Ko yakurikiye amabuye y'agaciro kurenza gukunda abaturage ba Kongo Kinshasa. Icyemezo rero akaba arimo agishidikanya cyo gucyura abasirikare biwe nyuma yuko Malawi yafashe icyemezo cy'uko abasirikare bayo bataha. Akaba hasigaye abasirikare ba Tanzania nibo igihugu cyabo kitari cyavuga niba kizabacyura ryari nyuma yuko bakiri imirambo yabo y'abapfuye ba Tanzania. Ariko dutegereje kuzumva ikizava mu inama ya SADC yatangiye uyu munsi, iratangiye uyu munsi kazasoza yo kuwa gatandatu niba bavuye yuko izo za SADC ziraguma cyangwa zitaha. Yes, urakoze cyane Vincent, urakoze cyane muri iki gitondo kuri izi update ubuzindutse rwose uha abadukurikiye. Murakoze namwe kuba mwamaye mwanya kugira mbagezeho update. Asante sana. Ngayo rero nguko bakunze Jeune Official nuko nguko ibintu bimeze, ngira ngo amakuru nuko nguko angana, ntabwo turi buze gufata ikindi gihe rwose kuko update tuzibagejejeho tubabwira ibindi bihabanye cyangwa se biri kure. Reka ngushimire cyane aho wakanze kuri subscribe waruje ukiri mushya cyangwa se ucyagera ari ubwa mbere, hanyuma kare namwe rwose tumaranye igihe. Reka nongere mbibutse ko iyo uwakoze by'umwihariko cyane kuri abo baba bari hanze ibwota amasimbi, iyo rwose wakoze cyangwa se wagiye muri membership, hari igihe rero na uploadinga inkuru nk'iki kiganiro ugasanga wenda nagishizeho nkagiye isaha kiri busohokere zitari izo ngikoreyeho. Iyo rero wowe wamaze kwinjira muri membership, hari igihe rwose ugira utyo ukaba wakibona hakiri kare kitarasohoka,
abandi bagakigasoka nyine wowe wamaze kukibona kare. Niyo mpamvu abantu muri hanze rwose mbabwira nti mwinjire muri membership mu byukuri. Ikindi kandi murabona ko Jeune Official uyu muyoboro hari ibicuruzwa uba uri gushyira ku isoko, nabyo rero mujye mugira gutya rwose mu bicuruzwa murebe ko hari ibyo mwaguramo, kuko ni nubwo buryo bwo gushigikiramo uyu muyoboro wa Jeune Official mu buryo buziguye. Murakoze cyane rero, dukomeza kubana namwe, cyangwa se dukomeze tubane hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse n'umutaramu Vincent, Habumugisha Vincent uri hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Asasa, ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.